Ni karibu. None hano asobanutse. Ntabwo ari cyane. Ariko Antoine ukibona nk'urogoshora ubona asuzugutse kurya imbwa ibyo wishakiye. Ngo gushimana. Nijya mupfira. Oya mabusha. Mbona nijya mupfira ko. Oya uvume. Byanze bikunze. Antoine teye kumwe na mano y'inama. Ni karibu. None hano asobanutse. Ntabwo ari cyane. Cyarasobanutse. Musagafa. Ibintu mbazi iminsi nkorera. Urabyishyura inshuro isi do. Eshanu. Fabera. Nese turakomeje. Ndakomeje nyine Gafara. Nzibura ugomba kumara hano amajoro 5 yose. Najya nteka ukarya warangiza nkarya 5 yonyine. Gusa Gafara nimba wumva utabishoboye ntuneshe umutwe naza gutangira warangiza ukayihoramo narumva uburyohe. Iyo gusiga ahubwo gaze wereke iyo yose makeya Manuela. Ariko sha kuki buri gihe mba mbona ubu ngendaho no kubiki kuki ntabwo mugendaho rwose mwese nigihe mbashaka no kwitaba telefone ukaba ushaka buri gihe kumenya umuntu tuba twavuganye akubite byawe kwe erega Manuela nanga nk'umuntu dukorana twirirwana dusangiye ubuzima tugomba kuba turi kumwe umunsi ku munsi mwese ubuyoboye yuko hari igihe umuntu aba akeneye gukora utuntu twe bwite ku buryo nta tuntu wamisha nk'umuntu dukora. Oya mwese wowe wirengagije ko hari ibintu umuntu adashobora kubwira undi wabonye wese. Yego ndabyumva ariko nanjye se nkabyo ari amasaha. Sawa ngaho noneho tubyumvikane ngaho mbwira ukuze. None se Manuela urumva ikibazo ari ukumenyana na boss haragushutse abantu wese nigeze nkubaza uko muziranye komeza uvuga utyo uzabyumva neza umunsi bazaba ari kukubaza amaraso uzaba waramena. Ariko se sha Manuela uzi ko ngende umunyabwoba nkawe ariko ugira ngo ngende umunyabwoba nkawe wasanga ari cyo unapfa na boss nakuvumbira. Twebwe umwuga wacu nuwo kwica ibyo bintu by'ubwoba ntacyo byatugezaho. Sawa tugomba kubikora paka kandi sha nyamara ibyo bintu muzabyicuza kandi muzabibazwa. Muzabibazwa nyine tuzabibazwa kubera siki muzabibazwa rimwe. Ariko sha ugira ngo naje hano ntazi ibyawe nuko uzahugejeje umaze kwica abarenze umwe none uraho urasamye ngo tuzayo ugira uti tuzabibazwa. Mabusha. Hello. Yego imano y'inanga twahura mushaka ko duhura. Yego Hey sawa Ewe turiko nta matwi ugira ku buryo usuzugwa nyihora. Hiriwe aho waraye ndumva nta mpamvu yo kukwikiriza nako isano mbona rigenda ricika.
ariko Antone kuki uri nkurogoshora ubona nsuzugutse kurya imbwira ibyo wishakiye uzi umugani bita ngo bwenge naguhenze kibuye naguhonze gusa umenye neza ko umutego wateze ari wowe uzawugwamo nakuze n'ibindi Antone wowe uzi ko ubona gutumura ugasubira iwanyu uko umaze kungera ahangaha si ibyo se ni igihe sinaraye byiboneye aho wagiye kuraraguzwa ni igihe sigara itesha mutwe ni igihe rwose agire mu mukinga arancitse wa nakuze ubuginga byanga bikunda aravumbura icyanzanye tu ngaho mbwira Manoyina mbwira rwose abuja yumva rwose ntagikwiye kubana na databuja kuko igihe cyose urabizi ko n'abantu barabikwiye ariko nyine urumva ko bitagishoboka kubera iki se buriya abantu bose batuye hariya hacukurwa amabuye y'agaciro njye wabahungiye taka ngo gushyira Manoyina nijya wumvira oya mabuja Manoyina nijya wumvira ko oya uhumura Manoyina nijya wumvira mabuja none ntabwo telefone kutari gucamo nahuye na Antoinette numve Vanya Mabuja urahembutse Samir yego boss umva sha Manoyina nanga muri kumwe Manoyina nanga namuzi imbesire gusa yabucitse uri he kandi rushinzwe ihute vuba nonanga umushaki kuko ashaka kwari kubona Antoinette amazi saa yose telefone atayiriho kandi Antoinette nawe amazi saa yose atari bose bazivanyeho vuba nonanga ubashaye pako wowe ntabwo nakomeza kubikubwira kuko ndabona byakugwa nabi reka ahubwo nzongera nkubwire nzabikubwira ikindi gihe oya mbwira nashyibaze mbwira ntahembutse ntakibazo byanze bikunze Antoinette kumwe na Manoyina byanze kugenda kose ariko ngize uwo mfata uko gafaranga sha namwe namubaga Mabuja wenya wenda ninjye wamwishe